Muhadjiri ari mu bakinnyi beza dufite ariko mu bisanzwe Muhadjiri ntabwo ambulance yari nziza. Byose rero biterwa na match uko imeze. Hari igihe ashobora kuba arimo ntibigire icyo bitwara, hari n'igihe byaba ngombwa nka match ya mbere wabonye ko mu minota ya nyuma bamukuyemo. Byose rero bijyana na physionomie ya match, ni icyo umuntu ashaka, match imezite, ese ni ngombwa ko akomeza, ese byaba byiza avuyemo. Gusa ntabwo ambulance ye mu busanzwe ntabwo ari nziza cyane, birashoboka ko ashobora gukina iminota 60-70 myiza. Dufite Jaberi, dufite abandi bakinnyi beza hariya bashobora gukora nk'ibyo nawe yakora, bashobora kuza bafite fraîcheur physique bakaba bakora byiza muri iyo minota isigaye. Axel remeranya na coach yaba nibyo twagiye tubona muri match zabanje yarakinnye aritanga mu byukuri ku buryo bukomeye cyane. Mu occasion arayabona, abantu barabyibuka match ya Maroc na match y'Abagande, occasion zabaga zabazwe rwose, hakabaho amasave akomeye cyane y'abazamu. Ni umukinnyi mwiza muri iyo minota, agifite umwuka, kibasha kuba yafata umupira akeremera umuntu, akabasha kuba yatera wenda ishoti kuko niyo capacity cyangwa nubwo bushobozi arabufite, amatir de loin kuba yashotera hanze ya box. Ni ikibazo twahoze twibaza mu minsi ishize, twibaza impamvu ibitego byinshi muri icane biri gutsindirwa hanze. Twaje gusanga imwe mu mpamvu ari imyiteguro ku bakinnyi, n'igihe amashampiyona yaba yaramaze iminsi ataba, usanga imbaraga nyinshi zarashyizwe muri defense. Abadefenseri baba bakoze amablock nyine, ugasanga gupfa gupenetre kugira ngo umuntu atsindire igitego muri box bigoye. Iyo karite rero umwe mu bakinnyi bafite ku ruhande rw'u Rwanda ni Muhadjiri, ariko kuri kote ya endurance y'umwuka y'igihaha nyine nkuko tubivuga, hari iminota runaka agera ukabona yananiwe. None binajyanye no muri imikino, nta myiteguro, nta shampiyona yabaye ngo bakinnyi baba bafite fitness iri hejuru n'umwuka. Ni case imwe n'umuntu witwa Tangindombere muri Tottenham mu minsi yarishize, nawe nicyo kibazo yari afite, yakina iminota mikeya muri nyakamukuramo akarakara, ariko ubona ko nawe yageze urwego zamura endurance ye, ubona ko asigaye akina iminota 90. na Muhadjiri rero hari ibyo asabwa gukosora. Ikibazo cya nyuma mu minota 3 dusigaranye, basore njyewe nababeshya icyizere ndagifite. Umbaje na prediction nakubwira ko Amavubi azatsinda Guinea, ari muri cyo twemerera. Ndi optimiste mu buzima. Mwebwe basore icyizere muragifite, ndagaruka nkibaza na coach ngo hera Axel ugifite ijambo. Icyizere uragifite, ariko utubwire niba utanagifite n'uburenganzira bwawe, wanabitubwira nta kibazo. Icyizere ndagifite, ndagikora ku mukino uheruka twakinyemo na Togo, n'ubundi nitugaruka dufite uriya mutima, dushyize ugira n'akantu ubwira Amavubi, dushyize imbaraga nyine mu gukorera hamwe, iyo teamwork n'iki byose, ziriya mbaraga twabonye ziri mental, buryo abakinnyi bari baganirijwe n'uburyo natwe tugomba gukomeza kubashyigikira. Message zari zatanzwe mbere y'umukino, byanze bikunze icyizere ndagifite kuri match ya Guinea. Dive mu masegonda 40 icyizere cyawe kiri ku rwego? Mfite icyizere kigera kuri 60%. Icyizere cyane kiri kuri 60%. Ikintu cyonyine nakwisabira amashami, ubwoba nta kintu twarabibonye ko gutinya adversaire nta kintu byatumarira. So ubu rero aferi mbashimira ko bakoze kuva kuri mashami kugera ku bahungu mu kibuga, nuko nibi bintu tuvuga byo kuri Togo byabaye, nuko bakoze aferi nziza yo kurekipera amanota 2 mu minota mu mikino 2 banza yo mu matsinda, barekipera amanota 2. Ari amanota 2 rero niyo yatumye n'ubundi ari ya 3 ya nyuma agira ikintu amara. Sasa rero ubu nta yindi mibare tukirimo yo kuvuga ngo nta gukarikira nkuko ari rwose ibyo coach Abdou yavugaga byo kudefanda, rwose bari aba back four badefande, aba milieu récupérateur babiri badefande, nta kibazo. Ariko muri option zindi zisigaye, ubwo mvuza abakinnyi 6 mu 10 rwose 4 basigaye batera umupira bataka izamu, batera umupira, bakina umupira, kuko Guinea twabonye nuko bishoboka, birashoboka. Mutara icyizere ndagifite. Umutoza yatweretse ko ekipe yijyanye itari ku rwego rwo yakabaye ayishakaho 100% kugira ngo yitabire imikino. Umukino wa mbere, umukino wa kabiri, abakinnyi bamaze kwinjira mu mukino wa gatatu, fitness yabashakagaho ibimaze kugeraho, ahindura uburyo bw'imikinire. Intsinzi turayibona muri rusange. Ikintu gihari cyo kuri iki cyumweru, shuwa tactique y'umutoza niza kuba nziza uko aza kwinjira mu mukino. Umutoza biraza kuba byiza cyane, ariko muri rusange icyizere ndagifite, kuko uburyo bushoboka bwose bwo gutsinda
Guinea umutoza nawe yagize umwanya wo kureba amavideo natwe ahangaha tuba tubireba nubwo tutari abatoza tutari hariya muri Cameroon irimbe muri rusange ariko birashoboka ko ekipe ya Guinea ubu ngubu uko ihagaze nuko twayibonye wabasha kuyitsinda twizere ko batari muri hangover y'intsinzi ya Togo oya nawe nabo ntibibaho twizere ko rwose nta hangover bari muri intsinzi na message bagiye babona kuko zibabuza kujya muri hangover mbona cyatuma tudatsinda Guinea nagira ngo mbibutse ko u Rwanda ari cyo gihugu cyonyine cyo muri Afurika y'Uburasirazuba kikiri muri gisigayemo ibyo nabyo ni ibintu ukwiye gutekereza gukabiha agaciro cyane bashimire cyane nanjye kubabaza prediction ariko umwanya ntubitwemereye coach Abdou wakoze cyane Axel Divenal ngushimire wakoze Mutaramu na Fisa wadufashije ku mbuga nkoranyambaga weekend nziza mbere n'amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose umuntu aranyumvise utunze radio ntumva amakuru